amakuru umeze neza siko igihe cyo kunsora mu nzu cyageze randi rodi yageze yaje mva no kuri mfashe nguriza 50,000 mbe nishyuye ukwezi kumwe ndakwinginze ibaze ko bansoye mu nzu byanze noneho bansoye n'imyenda yanjye yonyine nta kindi ndakwinginze mfasha unguriza 50,000 wenda nimembwa kuri YouTube nzayakwishyura mwumva ukuntu yahise ambwira abasore muraho neza abanyarwandakazi nizeye ko mumeze neza ndabasuhuje ariko nk'uko mubibona njye ntabwo bimeze neza narabibabwiye mbasaba sapoti muraza murahanuka muri komenti murahanuka none murebe byambayeho uze ndabigenza gute ndazi ko muri inshuti zanjye ariko ibyo mwankuri ntabwo nari niteguye ko byaba ariko reka nizere ko uyu munsi wenda biri bugende neza ndashimira uyu muntu nahamagaye akaza akamfata byibura kugira ngo mubone ibiri kumva bansohoye mu nzu bampaye igikapu gusa imyenda yonyine imbabura n'intebe ibindi byose barabinyima ari matora iri mu nzu ngo maze amezi menshi nishyura ngo siminuka kwishyura ariko se banyarwandakazi bijya bibaho ko usohora umuntu mu nzu ukamwima n'ibyawe nukuri mfite agahinda mumfashe umuntu wese ndi gusaba ubufasha uwo ndi kuguza hari abo ndi kuguza bakantuka abo ndi kugira gute ngo nabonye umugabo se mwigeze mubona nkora ubukwe koko ndabinginze byibura ufite umutima we muwe nansapotingi kuko ntabwo nasubira mu kazi ko mu rugo niyo napfa ntabwo nasubira mu kazi ko mu rugo ni ukuri mumfashe ndabinginze mbasabye ubufasha munsapotingi abanyarwandakazi nk'ubu hari umusore w'inshuti yanjye nanjye kandi inshuti yanjye namusabye ubufasha ariko mbabwiye mwumvishe amagambo yansubije mwumvishe ukuntu yansubije namwe abantu mugira impuhwe mwansapotinga pe ndi kumva umutwe wenda guturika ndi kumva nenda gusa baza kugira ngo bagusore mu nzu baguhe igikapu cyonyine n'imyenda ngo n'imbabura n'igisuperi ku bantu mukizi murakizi usente bigenza gute kanze mwumvishe wenda ku bantu bafite umutima w'impuhwe aricyo muramfasha kandi ndabizi neza ko Imana inzirikana imba hafi pe ntabwo nasubira mu kazi ko mu rugo ndarushye umunaniro uranyishe umugongo ndarwaye umugongo murabizi ahubwo niho bajya bahora banyirukana bitewe n'uko n'ikibazo cy'umugongo ngira kuko umugongo urandya cyane muca sinzi ko nasubira no mu cyaro ndabinginze pe mfite ubwoba ubwo naba ndusubira mu cyaro najyanwa n'ihitike z'ako kazi ko mu rugo ko nagakurayo mbumvishe abantu mu nkunda muraza kumva mu by'ukuri wenda nanjye ndabizi ko wenda mushobora kunuka mukavuga ati se nkawe wabuze icyo ukora ndakora pe ntako nagira ndakora ahubwo nari maze igihe kinini nahembwa muranabiza abankurikirana mwajyaga muza mukambaza se ejo yahise kudaheruka gukora kugira gutya koko mana yanjye murabizi ko no gukoresha kamera ari ugukodesha n'amafaranga aba hari
ni ibintu byinshi, imbogamizi ni nyinshi umuntu ahura nazo. Kamwumvisha voice note byambabaje. Ese ndabizi hari n'abari buze bambwira ati se wagurishije telefone ni impano nahawe n'umubyeyi, nzayinambaho hari paka mpfuye. Ese nayigurisha ikamfasha ubuzima bwanjye bwose? Basi ndagira ngo hagire itangiriro, icyo natangiriraho ansapotinge, byibura nanikoreye n'umushinga wajya umfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Mana we kamwumvisha bitese sha ikibazo rero ibyo bihumbi 50 ntabyo mfite pe muri iyi minsi ndakennye, nta mafaranga mfite. Ikintu nagufasha waza niba bari kugusohora mu nzu, waza sibyo, tukabana, waza tukibanira, aho kugira ngo ngenda bagute hanze, waza tukibanira. Kwanza reka mbanze mbumvishe voice note ngiye naye namuhaye, iyo naye namwoherereje. Amakuru umeze neza? Mbase siko igihe cyo kunsora mu nzu cyageze, yandi rodi yageze yaje. Mva nukuri mfashe nguriza 50 mbe nishyuye ukwezi kumwe, ndakwinginze. Ibaze ko bansoye mu nzu byanze, noneho bansoye n'imyenda yanjye yonyine, nta kindi. Ndakwinginze mfasha unguriza 50, wenda nimembwa kuri YouTube nzayakwishyura. Mwumva ukuntu yahise ambwira abasore ya Joy bitese sha ikibazo rero ibyo bihumbi 50 ntabyo mfite pe muri iyi minsi ndakennye, nta mafaranga mfite. Ikintu nagufasha waza niba bari kugusohora mu nzu, waza sibyo, tukabana, waza tukibanira, aho kugira ngo ngenda bagute hanze, waza tukibanira. Ngiye urabona mba muri ghetto ndibana, kandi urabizi ndakwemera cyane. We ngwino twibanire basi, uve muri ibyo ngibyo ko nta mafaranga ubu ngubu nifitiye pe, nta bundi bufasha numva naguha usibye kuza tukabana, nta kindi. Nk'ibi bintu umusore yambwiye ngo nze okay, nibyo koko yabamfashije. Ese koko najya kubana n'umusore mu nzu? Murabizi koko ntabwo nyine nako byaba ari byiza, ni amakenga akomeye. Ntabwo byambera byiza pe, ntabwo byambera byiza. Agashyiramo n'akantu ngaranyemera, ubwo se urumva sinaba ngiye gushaka umugabo n'igihe cyanjye kitaragera. Ubwo se sinakihangana niyo naguma hano nkajya ngamba muri iyi ntebe nubwo ari hanze. Wenda sinakihangana byibura ko nazabona n'umuntu usapotinga cyangwa umuntu umakazi. Gusa icyo mbisabiye, ndabasabye mumfashe uwamakazi wanyoherereza ubufasha kuri nimero yanjye. Kandi abantu nasabye sapoti mukayinyima mwari muyifite, Imana izababarire, ubwo namwe si mwebwe wenda, kandi wenda si itegeko kuba mwasapotinga umuntu. Nukuri ntabwo ari byo. Icyo mbisabira abanyarwandakazi, byibura mu mitangiriro ry'ubuzima bwanjye, nzahangana mpaka nta kintu nongeye kuza kubasaba. Nzahangana mpaka nta bindi bibazo nongeye guhura nabyo byatuma nongera kuza nyine kubereka yuko cyangwa se ibi bibazo nyine ntongeye guhura nabyo. Icyo mbasaba mu mitangiriro ry'ubuzima, kandi umuntu uzabikora koko nzaza mbimushimirire hano kuri YouTube yanjye, kandi nshimira umukameramani byibura wabisizeho agatima akemera kuza kungamira kino kiganiro kugira ngo mbagezeho ubuzima butari bwiza ndimo, ibihe bitari byiza ndi gucamo. Ni ukuri ndagushimira, wakoze. Namwe mwitegura kumfasha, byibura reka mbe mbashimiye. Narabasabye
bamwe muraza muranuka muri komenti kandi nyamara ntabwo umuntu abikora kuko aba asetse cyangwa nta n'uwishimira gusaba. Ariko reka ngira umutima ukomeye, kankomere ni ukuri ndabasabye mumbe hafi, murabizi ubuzima nanyuzemo, kongera gusubira mu buzima nari ndimo kera n'ibindi byago n'ibindi bibazo. Murabizi umuntu waje akamenyekana kuri izi social media, murabizi ukuntu nyine asubiye mu kazi ko mu rugo byamumerera, ntabwo byamumerera neza. Wenda nk'umuntu wabibayemo ashobora kubyumva kuko abantu twigeze tuvugana bakajya bambwira ko babinyuzemo. Ndabinginze munsapotinge mumbe hafi kuko biraba ari iby'agaciro kuri njyewe. Biranyereka yuko muri kumwe nanjye, biranyereka yuko nyine ntacyo naba muhari, kandi impamvu mba naje nkabibabwira ni uko mbizi neza ko mu nkunda harimo abankunda, hari n'abanyanga ariko abankunda nibo benshi. Nimwe rero nifuza ko mwamenya ibibazo byanjye, ibyo ndi kunyuramo, ibyago ndi gucamo, ibintu byinshi. Rero umba hafi, Imana imuhe umugisha kandi mubwirire neza. Nifuza ubufasha bwanyu, ndifuza ko mwansapotinga kuko reba nk'iyi mbeho, reba iki, byanze pe, byanze ndaremerewe kandi nta kundi nabigenza. Wenda nibiba mu buzima cyangwa se rikaba ari isomo umuntu Imana ibi kugira ngo icishemo umuntu. Gusa nditeguye ku muntu wifuza kumfasha cyangwa se ushaka kunsapotinga, ni kuri nimero yanjye 0710278737. Sapotinga biraba ari iby'agaciro kuri njyewe. Ku bankunda mumbe hafi, munsengere kuko kugira ngo nze hano mbereke ubuzima ndi kunyuramo n'izindi mbaraga. Gusa nizeye Imana ko wenda biraza kugenda neza, buri kimwe kiragenda neza kandi biraza gukunda. Rero abantu mwakurikiye kino kiganiro kandi mukaba hari icyo mwamfashije, reka mbashimire. Ndagenda mba ubuzima bwanjye umunsi ku munsi, ndagenda mbereka ukuntu bimeze isaha ku isaha. Ndabizi na kameramani turi kumwe hano azakomeza abagenda abibambwirira. Reka nshimire buri wese wambaye hafi, buri wese wamfashije. Biraba ari iby'agaciro kuri njyewe kandi nzaza mushimire hano kuri YouTube. Icyiza kizambaho cyose nzaza nyibabwire. Bashimire rwose abambaye hafi kandi n'abantu bari kuvuga ngo Dr. Mushire wanjye ngamfasha. Nawe ari mu bibazo byinshi cyane ku buryo mutabyumva, bari kumwishyuza ku ishuri, murabizi ko yiga. Nyine twembi menya Satani yatugendereye, turi mu bibazo byinshi, nawe mu bibazo byinshi. Urabizi kwiga, yishyura ishuri kandi akazi ntako afite, akazi karabuze. Murabizi nimba maze igihe nahembwa nawe nahembwa. Murabizi ni ibintu biba bibabaje cyane. So rero mutube hafi, ari njyewe ari nawe mumube hafi. Gusa cyane njyewe ndafite ahantu kuba ndaka kanya, munsapotinge kandi ndabashimira buri wese wagize umutima wo kumfasha. Ni iby'agaciro. So mukomeze rero mugire ibihe byiza. Ndabakunda, wambaye hafi Imana imuhe umugisha kandi mumbere inshuti z'umumaro. Murabizi ko inshuti uzibonera mu byago. Nanjye wenda hari igihe nzagera aho ngera nkagira icyo mwitura. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza. Imana ibarinde.